nshuti muvandimwe wowe dukurikiye, reka tukubwire ngo shalom. Aka kanya ngwino ubane natwe maze utwigireho byinshi utari uzi. Njye uri kumva amazina ni yayandi, Welda Chris. Nk'ibisanzwe channel ni yayindi musanzwe mumenyereye, Welding Officiel. Twaje tubafitiye byinshi, turabigisha ndetse turanabasobanurira kuri byinshi bijyanye na welding. Muri welding dusangamo ibintu by'amoko menshi. Muri ibyo bintu by'amoko yose harimo amadesigner agiye atandukanye. Twasangamo inzugi, imitako yo mu nzu, ndetse tugasangamo n'ibisenge, ntitwakwibagirwa amadirishya ndetse n'ibindi. Welding Officiel yaje ngo igufashemo byose. Aka kanya ndetse n'uyu munsi guhera kuri ino tariki yahisemo kukubera umwarimu mwiza kugira ngo iguhugure muri byinshi utari uzi. Welding Officiel yahisemo kubana nawe mukobwa ndetse nawe muhungu. Ntabwo twakwibagirwa mwebwe mukuze ndetse namwe bana. Welding Officiel yiteguye kukuzamura aho uri hose kugira ngo inzozi zawe zibe impamo. Witegereje kuri no ekara yawe urabona abajene bari muri welding. Ni ingeri zitandukanye, harimo abakobwa ndetse n'abahungu. Ese waba uzi ko ibati rivamo ibintu bitandukanye? Aka kanya tugiye kurebera hamwe ibikoresho bakura mu ibati. Abenshi turimo turavuga ibati bakagira ngo niryo dusakaza. Icya mbere reka tubanze tumenye ngo ibati ni irihe. Ese ni ririya dusakaza? Oya, ntabwo ari byo. Ibati dukoresha muri design twabonye baryita door plan. Hagati aho tugiye kurebera hamwe amadesign twakura muri door plan. Muri ayo madesign tugiye guhera ku madesign y'imireko. Umureko wa mbere niwo dusangamo bita gutier, dore ko ari wo mureko bashyira inyuma. Dore ko yewe uwo mureko bita gutier niwo ubasha gufata amazi y'inyuma ava ku mabati. Umureko wa kabiri dusanga muri door plan niwo mureko dusangamo bita gutier arrière. Gutier arrière niwo mureko wonyine ushobora gufata amazi yo mo hagati mu gisenge. Urugero, ndabizi neza ko mujya mutembera ahantu hagiye hatandukanye, kandi mu mazu tubona hari inzu usanga yitwa kadesitara. Uyu mureko niwo tuzasanga muri kadesitara hagati. Muri iri bati rya door plan niho tuzasanga icyo bita louvers. Mbere na mbere reka tubanze tumenye ngo ese louvers ni iki ku batayizi. Abenshi dukunda kwitegereza inzugi cyangwa se tukareba inzugi dufite iwacu mu rugo. Kuri zino nzugi dufite iwacu mu rugo, louvers tuzayisanga kuri imposter y'urugi, cyangwa se tuzayisanga kuri imposter y'idirishya. Nshuti zacu, nagira ngo mbabwire ko ibati rya door plan dusangamo byinshi bigiye bitandukanye. Twasangamo amatibe ndetse na profile. Nshuti we wadukurikiye, reka nkubwire ngo shalom. Turagukunda kandi tugushimiye kuba wadukurikiye. Ikiganiro cya welding tugicishaho buri munsi. Nimba wadukunze, duhamagare kuri no nimero twashyize kuri ekara, cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp tugufashe. Shalom.